ya Kamubimba FC. nta muntu urakushyiraho inda nzovu akubwira ati waneye inda. Okay, nagira uwinshyiraho azaza n'umwana mugufiya. Ngiye urabona bazi ko ndi indangamirwa. Umugabo babomoye mu kibuno ashobora kunya icyumweru ahitwa. Nimba ibyishimo bigeje iki gihe ku muntu ashobora kurira akaba yavuga ngo noneho ngewe ndamubomora ageze ku gihe cy'ibyishimo ndikanga ndabwise kunzi ko ndi kubomora umuntu abaye ihene gute. Ngo uraza kurira nka debeni ngiye mbonye nka kuriya bashaka kumuha amafaranga abona ari menshi aribwo bwa mbere nyabonye nkaturika nkarira mbyutse aka kanya byutse ukabona wabaye umukobwa nabaye umukobwa mu masamukwena ngiye ubwo sinakwigunga da ese ujye ushobora no kwikingira base shangiyaho Prudence basimpageze ndangamirwa ntijya yubaka ntigigira ite amakuru ya mama Queen ko mutakigendana wamuci nta nubwo ni indangamirwa namukatiye yaragiye kuzampombya yarankubitaga kandi inzara izo zose ni inzara imyaka ngezemo nta rukundo ntaki aho kugira ngo umukobwa mwake anyumvire ubusa najya kukigura nkafata bitanu byanjye nkakigura bakamitura imwe nge ntabwo naba sugar daddy ntabwo naba sugar mami. Sugar daddy ni umusaza utereta akana gatoya. Sugar mami kumva ari nkande umuntu uri buze gusetsa abandi kurusha undi yakandaza kumurusha. Slim Jesus. Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu nangira mbasuhuza bifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi ngarukanye na Nzovu Maître Nzovu Stene kwasiga bamwe tumeze gute Nzovu? Ikora neza ntago uri kuyifata. Ni sawa nta kibazo nuko ntacyo nacungaga hano mu gakapu harimo akanyoni kanjye nagira ngo kataguruka kakancika. Yego sigaho gendana inyoni mu gafu nibyo inyoni ni imigisha, inyoni ni amahirwe. Ibyo ndi bavuga ngo abastari b'iki gihe bakoresha amadawu se hoya abastari b'iki gihe nta madawu ntayo. Nangize ngo sigaho jya mu bapfumu mu bapfumu nge sinjye njya mu bapfumu. Ngiye ikintu cya mbere nizera Imana yandemye nta kindi. Ase nta rimwe urajya mu bapfumu kuva wavuka nzo. Yewe uyo naho nigeze njya mu bapfumu imbere y'Imana. Yego ko nzi ko abantu ba kera ibyo bintu babyizereragamo. Ngiye navutse cyo kwa iwacu nsanga baterekera. Mama yafataga urwagwa mu gicuma rwiza agafata ni imbuto za dodo bwa buto bwabyo agata mu ziko bigaturagurika n'umunyu bigaturagurika agafata n'inzoga agaha abakurambere. Ariko ngiye ntabyo nigeze nkora. Wahise ugura abakurambere rwa baciye amazi. Bari abantu baciye uzabaca amazi wenyine. Urabuba ndabuba nose sibo dukomokaho. None se reka nkubaze hari ibintu kera byajyaga bibakana nk'umuhungu agiye kurogesha umukobwa kugira ngo bakundane. Nta namwe wigeze ukunda umukobwa ukumva wamuhereza imiti mpaka mukundanye? Oya twe mu gihe cyacu tugikundana nta bintu by'imiti byabagaho. Umukobwa yagukundaga bikwiye ku mutima nawe akaguha urukundo mugakundana. Kera habagaho n'urukundo reka ubu ngubu ubu nta rukundo rukiriho mu bakundana. Kera habagaho urukundo ariko nawe uri mu barubeshya. Nzovu wambaye neza, wambaye umupira wanditseho kampani uri kwamamaza muri iyi minsi. Iyo kampani uri kwamamaza bayita ngo iki, ikora iki? Bayita ngo wewe icyanzu.com. Wewe icyanzu.com. Niko iyo kampani yitwa. Ikora ibiki rero tugufasha icuruza ibintu by'amatelefoni za Samsung iPhone n'ibindi. Kuki se wamamariza kampani? Iyi kampani ntabwo ndimo kuyamamaza nuko mvuye kubareba mu mujyi. Hari umuntu angiye gukora ikiganiro hariya hafi yo kwa Makuza biba ngombwa ko nyura kuri abangaba imbere yabo barampamagara. Bampamagaye umupapa wawe dusanzwe tuziranye abankubise bitanu bambwita Nzovu ufata agapira ujye ukambara ufate n'akashakoshi nako barimo kungiye ku munani nka yanga. Wewe ushaka kuza kubukambaye hari aho uza gukorera igitaramo muri ka Kigali ku buryo ushaka guhura n'umuntu wawe ushaka kwita isi mwaturemeye niba twabashimishije ufite igihumbi ufite bitanu akagenda yaguha niteguye ndetse nyabira nako harimo senkisa watwaye ishakoshi imbere
kagashakoshi n'akamafaranga nta kuri buza gushyira amafaranga muri ka Kigali. ndaza hano huzuye hari n'igihe batayashyiramo Nzovu iyo udasekeje abantu ntabwo bajya bayashyira. barayashyira mu ngenda bizi aya mbabara cyane agiye umuntu ndaza kuhavana amafaranga hari igihe umuntu agenda agiye gusetsa abantu noneho agaswata neza akava nta n'umwe usetsa. wegira ikibazo twe turabona ngenda yaka mwiteguye neza cyane ibyo turabigarukaho. Dukomeze tunasome n'amagambo ari ku mupira wawe handitse ngo iki munsi ya wewecyanzu.com. Murebe neza rwose ishusho. iyi ni yu kana kwegera neza. ibi bindi sinabisoma. Oya yu handitse ngo your internet your capital. Igeke internet ibi ntago mbizi. Your internet your capital. Ubwo urumva bishatse nko kusobanura iki? Ntago mbizi ibi ni ibyongereza ni ibi byongereza. Rero hari n'igihe rero njye mvugisha ukuri iyo ntazi ikintu sinkivuga. Rero nta uzajya wambaye n'ibintu biriho n'ibitutsi utazi ngo bimeze ugombye kubanza ugasobanuza. Iyo bawumpaye nk'uyu mupanda banza nkajya kubibaza umuntu. Ukagenda ukabaza ngo bimeze bite. Rero tujye kuri Genzi Comedy. Ubundi kugira ngo batumire muri Genzi ubundi byagenze gute byavuye kuki? Buriya iyo bagutekerejeho kugutumira hari ahantu ntago batumira ubonetse wese. Muri Genzi Comedy buriya baratubonye babona muri iminsi timo kujya twitwara neza ku mbuga zigiye zitandukanye badutekereza baravuga iti wazazana yakamwana na Nzovu nibashobora gutwika. Ndumva ari byo bahereyeho. Nibyo ngibyo bahereyeho. Okay, reka dukoresha mikoro imwe yagize ikibazo. None ubwo nyuma yuko bagendeye kuri ibyo ngibyo bakabona wowe na Yakamu mushobora kugenda mukahatwika. Ubundi wowe ko nanzi ko abantu bajya bavuga ngo hari abantu ntago bashotse n'amatelefone. Ubu bakubonye gute koko kugira ngo bagufatishe kugira ngo bakubwiye ngo uzaze muri Genzi? Umuntu wabitugiyemo ni Nyirabitanga. Twebwe bimaze n'igihe bagenda bahinduranya umunsi batubura tukigira mu Yakamwana yaboneka ngiye simboneke. Ejo ndi badushakishe basanga Yakamwana yagiye Gisenyi nanjye ndi Nyanza nagiye gusura mukecuru bakavuga iti babishyize kundi wa kane. None Nyirabitanga yashatse ibintu byo kudufotoza kugira ngo babishyire ku mbuga gukina gutya ko nibatubona ariko ejo baratubonye. Uyu munsi bizeye neza ko bari babone ngo nago yakari bugotwa akajya mu gusina nawe akijya mu ndangamiro. Baratubona wajya no kureba ukabona Mercedes n'uwangezeho tukiri kumwe nimo twaje kuntwara. Abandi bantu rero bakina comedy bagenda bitwaje blague bavuga ati ndaza kubwira abantu kano kantu karabasetsa. Wowe nakaye kantu wategura ubuze kubwira abantu ku buryo kari basetsa? Nakantu kamwe ngiye kukubwira gusa ntago ngiye urabona bazi ko ndi indangamirwa. Ntago ari indangamirwa. Ntabwo bazi ko nkunda indangamirwa. Ntabwo uri nayo. Oya bazi ko nkunda indangamirwa. Ngenda umukiriya wazo ntago ndiyo. Okay. Ngewe hari urabona hari umuntu uvukana ubumuga bwo kutavuga. Ngewe yari indangamirwa Sodoma. Ndamutereta. Yanatwita icyo gihe. Noneho ngewe ndamubomora ageze ku gihe cy'ibyishimo arahebeba. Ndikanga ndagwise konzi ko ndi kubomora umuntu abaye ihene gute ese ihene niyo ndimo kubomora. Icyo gihe ibyo bintu narikanze cyane kuba ndimo kubomora umuntu yajya mu byishimo akavuga nk'ihene. Ako karinza kugakora karesitsa abantu. Hari n'ibindi byinshi cyane ntagomba kuvugira hano nza gukoresha ndi hariya. Ushaka kurenza cyane muri cya gikorwa kugira aho hehebesha umuntu. Yarahebebye ngira ngo ndagwise ndimo kubomora ihene ko nanzi ko nimba ibyishimo bigeje iki gihe ku muntu ashobora kurira akaba yavuga ngo oui yes ibintu nk'ibyo nindamuka mbivuze abantu baraseka. Yego. None se Nzovu nihe ndangamirwa wigeze ubwo icyo gihe wari wayishyuye angahe kwanza iyo ngiye?
5,000. 5,000 niye wigeze kwishyura none kugura none ikagushimisha cyane ikanshimisha mbese ugira ngo umuntu ahaye 5 wagiye mu byishimo akavuga nk'ene ugira ngo ntiyanshimishije ni wonyine wagushimisha kurusha abandi shari yaranshimishije wazava mu bintu by'indaya ugashaka abagabo indangamirwa nkashaka abagabo sundi nako gashaka umugore ugashaka umugore ashaka abagabo wenyine shaka abagabo wenyine niyo nshaka abagabo se ndi umutinganyi nanone akugura mbaye yige mbaye kayusi kugura indaya wakigira mu butinganyi oya butinganyi se gute nkarongora umugabo mugenzi wanjye none se aho kugira ngo yirirwe ujya ubundi se basi ujya wibuka no kwikingira umugabo babomoye mu kibuno ashobora kunya icyumweru ahitwa ese ujya ushobora no kwikingira basi cyangwa uragenda ukamanukira puridasi se shangiyeho puridasi basimpageze uhageza aho sidiri simpageza nako ako kantu kawe ubwo uri gukina n'abantu rero gukina n'abantu ntari none se ubundi uko babatumiye muri Genz ubundi busanzwe bavuze Genz comedy cyangwa bavuze Genz wumva iki Genz comedy comedy ni comedy nyine ibyo ntazi ni Genz oya none se bura niko ngiye nimba nta ndimi ndi inzi none se ubu ngubu haraza kuba hari abantu benshi sibyo abo bantu nabonye abantu bavuga ati nzovu aba bantu araza kushora kwa performingira imbere araza kutitira araza kugira ngira ubwoba sinjya ntitira okay iyo uri imbere y'imbaga nyarwanda abantu benshi ugomba kumenya uko bitwarikamo urwego ngezemo ntarwo kugira ubwoba ntaki asundi we n'ikihe kintu cya kikunda kugusetsa mu buzima busanzwe abantu basetswa no kureba nzovu akabona ngo nzovu arashimishije ngo nzovu dukunda stories cyane ko muri iyi minsi ngo nagezweho ubundi we n'ikihe kintu kijya kikunda kugusetsa kunsetsa nkishima iyo natsinze aperi ngende umuriro iyo natsinze aperi mba ndi mu byishimo nshobora guseka nshobora kandi ibyishimo byanjye bikaba byavamo n'amarira ngewe nishimye cyane ndarira wowe ujya urira ubu ngubu uraza kurira nka debeni ngewe mbonye nka kuriya bashobora kumuha amafaranga abona ari menshi ariko ubwa mbere nyabonye nkaturika nkarira yego niba atayagwa ariko ahubwo uranza aribwo riburire niba atayama ndatwarayo baza kumpemba araba mpagije babahemba make cyane ntabwo ari make gusa bagiye gukora amafaranga menshi hari umuntu wamaye 500 uba muri Amerika ubwo nabwo ari umustar ubwo nabwo ushaka kugura wajya munsi ya 500 koko hariya se bayaguha buriye abaye menshi baradukubita nk'ijana niyo nzi ngiye niyo ndimo gutekereza rero umuntu bitariza mujya mukwana ibigano wigeze kumubeshyira ngo aratwite ajande yavuze ati nzovu rero nayaka amafaranga baba baramutse ari abantu bazi ubwenge bakoresha neza ngo ariko ntago hajya atera imbere nkari zamubwira iki abantu nk'abari bakunda kutwinjirira nese aye abona ko nzi ko n'amafaranga menshi we ayakoresha iki ariko wowe uri umuntu w'umugabo wavuga ngo watunga umugore ngo nujye mu ndangamiro icyambere Liza afite umugabo Liza akora ibiganiro Liza akora ibintu byose ni ahantu henshi ashobora gukura amafaranga ariko ngewe nicyo kiganiro nkora niyo filime n'ibiki ariko nta kandi kazi ngira amafaranga sinyatungisha umugore n'abana nabonye rero utuye mu gashyekero karetse ituyemo abantu benshi bakunda kuvoma ibintu nyine atuye amazi y'ubuntu hano injerekani ntabwo irengeje amafaranga 10 cyangwa abihenza cyane n'amafaranga 20 kuko hano isoko y'amazi hano ni hasi amazi ataboneka iyo ucukuye tuwarete ukageza muri metero urimo gucukura tuwarete ukageza nko muri metero n'3 wamaze kugera ku mazi ugeze ujya kuvoma amazi witwaje injerekani wowe wavuga injerekani aritwe n'amajerekani 2 naratwara ngo watwara amajerekani 2 ubu sinatwara kuko maze gusa nkukura imbaraga nkeya Buni mbere warayikoraga so ntabwo injerekani imyaka 30 n'ingana injerekani 2 nazitwaraga injerekani yakugeraga hehe mwahagutye aya uyibeshya ntabwo injerekani yageraho yahagaze injerekani ubundi busanzwe bwo igera nka hano ubwo azitwaraga gutya
ariko Eh, byanze bikoze narazitwaraga imbere man ntabwo ngushuka. ibyo bintu abantu benshi bajya bakunda kubyibazaho urumva. None se Nzovu, reka nkwibarize, nk'ubu ngubu uramutse ubyutse aka kanya ugasanga wabaye umukobwa nk'amasaha 20, ni ikihe kintu wakora? Byutse aka kanya Ubyutse ukabona wabaye usanga umukobwa. nabaye umukobwa mu masaha 20. Njye ubwo sinakwigunga da, nta na kimwe nakora. Narinde ko amasaha 20 ashira nkongera nkasubira nkaba umuhungu. Ubaye umukobwa nta kintu wakora? Oya. Ntabwo waba indangamirwa se ngo ugendere ubone utwo dukora. Oya njye ntabwo najya gusambana kubera ko mbaye umukobwa. Abantu baba basanzwe bazi ko ndi umuhungu, icyo gihe ntibanabyemera. Oya, wabaye umukobwa mwiza. Wabaye umukobwa mwiza. Oya, umukobwa bari umukobwa n'umuhungu bari umuhungu. Oya, tugare nk'umukobwa ufite nk'agasura ka se ari umukobwa mwiza cyane. Oya, njye ntacyo nakora. Ariko buri muntu wese agira role model mu bintu akora. Ubundi wowe role model wawe ninde? Bisobanura iki? Role model? Se ntabwo ziri role model ikintu bisobanura. Ikinyarwanda. Role model nk'urugero nka Kanyombya ni role model wawe. Role model ni umuntu w'icyitegererezo kuri wowe. Icyitegererezo kuri njyewe rero. Siyo kuko nawe muri iyi minsi asigaye amvanga. Agakoresha imvugo njyewe ntiyumvamo neza. Mbona ari Seburikoko. Uba wifuza kugera ku kigero cya Seburikoko? Oya, ntabwo nifuza ko najya ku kigero cyiwe. Ubwanjye yitwa Seburikoko nanjye nkitwa Nzovu. Ikigero cyanjye kirampagije, kirananshimishije. Hari igihe wigeze gusetsa umuntu ararira umuteye story ziramuriza? Ntawe nasekeje ararira, ahubwo hari umukobwa uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumvise ejo bundi ndwaye barampositinga bagira gute, ararira ikiniga kiramwica ati Nzovu nzi koko ndi umwana koko ameze atararwaye aragiye koko tukimukeneye. Uwo mukobwa yararize. Wari ugiye gupfa se? Ararwaye hafi gupfa? Yararwaye ngera kure. Wari urwaye iki? Tifoyide, ibintu bya malariya n'ibyo. Ubwo urumva rero ko iyo ndwara wari urwaye n'ubundi iyo tifoyide iterwa n'ibiryo, kurya ibintu birimo imyanda n'ibiryo. Mbona babeshye ko ntajya ndya resitora se. Ntabwo ujya urya? Niba ibyo ngibyo mbivana mu rugo ahomba. Nese njye sinjya ndya muri resitora. So urya ibiryo birimo umwanda? Reka nimba mbivana ku maburusheti, ku nyama kandi nabwo si buri gihe. Burusheti aryanaga muri resitora yo? Iba mu kabari. Nuko ngo tifoyide ni indwara iterwa no kurya ibintu birimo umwanda ahanini. Ubwo rero sinzi nimba umuntu ugutekera witekera cyangwa ufite umugore. Makomono nk'umuvandimwe bita Papema, kandi dufite n'umukozi nareba ingenda ataha nkasanga byahiye, umukozi akangabura cyanange. Aho ni nko mu babyeyi banjye nshobora no kujya mu nkono nkiha nkahita ndya nkaryama. Hari igihe umuntu aba afite inzozi uko byagenda kose, sibyo? Hari nk'abanyamakuru agiye umunyamakaga ngo njye mfite inzozi zo kuza gukoresha ikiganiro umuntu runaka, ibintu nk'ibyo. Ese nk'umuntu uba wumva wifuza guhura nawe ninde? Guhura nawe? Mukaganira. Umunyamakuru se? Uya umuntu ukomeye, wumva ukomeye cyane. Ubwanjye cyeka mpuye na Perezida wa Repubulika niwe muntu ukomeye, tugahura tukaganira. Urabona iyo wahuye na Perezida wa Repubulika byanze bikunze no gukira uba wakize. Mushaka kuganira ukavuga uti Perezida wa Repubulika mubyeyi wanjye ngiye mvuka n'aha ndi aha n'aha, icyo nkwisabira nakabanza nubwo kaba metero zingahe kuri zingahe ashaka kukaguha. Ubu ngubu urifuza gusaba Perezida ikibanza? Ikibanza rwose, buri kibanza nicyo cya mbere. Akagikoresha iki? Akacyubakamo. Ahubwo yaguha inzu. Icyo gihe abagiye kukubakira. Hari umuntu ushobora kuhita yibaza, ese nk'ubu iyo utekereje wumva nk'ubu ngubu nk'aka kanya aba ari gukora iki Perezida? Nk'aka kanya nk'umwana muri aya masaha. Abana be hagiye baba barimo kwiga, hagiye baba bari mu kazi, kandi Perezida wa Repubulika nawe ari mu kazi arakora rwose. Nta gihe Perezida wa Repubulika wamubona yicaye. Wigeze kugira inzozi zo kuba umusirikare? Oya. Burya aka kanya bibaye ngombwa ko ujya kurwanira M23, wowe Nzovu utakubitamo icyangwe ukavuga ati reka njye kurwanya kijya gufasha M23? Bimeze
buriya igisirikare cy'igihugu hari ibyo bagenderaho, hari ibiro, hari uburebure, kandi ibyo byose simbikwishe. Bavuga ko umuntu ushaka kujya mu gisirikare cy'igihugu aba ari hejuru y'ibiro 50, akagira n'ibiro biri muri 50. Mfite ibiro 42, nkagira ibiro 42, uburebure nkagira 1.30 na kangahe. Ibyo byose mu gisirikare iyo ubifite ntiwajya mu gisirikare. Nicyo kintu kiba kikwabaza mu buzima? Kumubaza mu buzima, ikintu kimbaza iyo APR yatsinze Rayon. Nicyo kintu cyonyine kikwabaza? Buriya ikipe ya Rayon ndayikunda. Nicyo kintu cyonyine kikwabaza mu buzima? Kimbabaza byanangombwa nkarira. Twari n'ikindi kintu wenda cyari gifite akamaro. Njye akenshi sinkunda kujya mu bintu byo kuba sinjya mbijyamo ngo umuntu antuke imbabare. Ubona ngo biturushye imbabare. Oya. Uheruka kwiriza mu masengesho rya ruka waterekana yirize ndeke kurya uyu munsi nsenga. Uheruka urabona umugore wanjye twabanaga ari umurokore. Rimwe twagiye mu masengesho aravuga ati papa Sandine tubwirize. Ariko nageze mu rugo nsanga ibiryo birahumuye, yari yatetse, narariye. Kubwiriza mba ndabyishe ndirira. Ubu uraretse kwiriza? Wese mu gihe wibana ntabwo mu gihe ugitandukanye n'umugore wawe ntabwo uraririza? Oya. Ega kwiza se unazi ubundi saa sita turarya. Umuntu yabyutse agahita yigenda ntiyongera kurya nijoro. None uhora mu masengesho urakijijwe cyane? Mu masengesho sinyahoramo, senga ndi mu rugo, nkabwira Imana nti Imana undinde, ngiye aha n'aha, ngiye kugenda kuri moto, ndinde ujya imbere ya moto kandi uze kungarura aho mba mu mahoro ntacyo mbaye. None se iriya ndangamirwa yawe yari ifite ubumuga bwo kutavuga, wongeye guhura nayo? Nyuma yaho twaje gukubitira na Kimisagara hafi yo kwa Clement muri Zaga, arimo gucuruza ikarito, acuruza ibintu by'amatabe n'ibiki. Nicyo gihe duherukanye. Ubungubu nicyo gihe muherukanira. Ariko hari igihe umuntu ngo ajya ahura ngo n'indangamirwa akisanga ngo yayigize umugore. Nawe urahura no kwatuye umuntu ariko wamugira umugore bitewe n'indangamirwa. Ntabwo nayigira umugore. Indangamirwa ntijya yubaka, ntijya igira ite. Urateganya kuzongera kubaka urugo? Ndabiteganya. Ariko hari umuhungu twigeze gukorana ikiganiro ambwira ngo ni umuhungu wawe bita Jeje. Uramuzi? Jeje Comedy. Uriya yashatse gutwika nkuko ari abandi basitari, abandi bavutwika ngo ngende ngo ndi Hermete cyangwa ndi ngo Juno Kigenza ngo ndi umugore wiwe. Hari abantu batwika bazamukiye ku mazina y'abantu. Jeje Comedy nimba nanjye ibyo yagerageje kubimbwira, ashaka gutwika avuga ko ari umuhungu wanjye kuko nari ni mugufi yankanjye ansumbaho akantu gatoya. Harimo abantu bashaka gutwika bazamukiye ku mazina y'abandi. Nuko ngo yaravuze yagiye mu kiganiro avuga ngo undi umuhungu wa Nzovu ngo yaradutaye ngo ibintu nk'ibyo. Irarabeshya umwana wanjye mukuru mfite yiga mu mbese secondaire yitwira Dukunda Sandrine, ni umukobwa nta nubwo ari n'umuhungu. Akurikizwa n'abahungu 3 batoya. Jeje Comedy ni umusaza afite imyaka nka 18 hafi 20 n'ingahe. Urasa umuhungu wanjye. Ntabwo uteganya se kuzabyara abandi? Oya. Nta mwana nzongera kubyana, mfite abana 4 nabo ngabo. Isuka izo ndangamirwa ujyamo ubwo n'uyisanga wateye inda utabiteguye? Nazo nazikatiye kandi ubwo mperuka kuzijyamo nakoreshaga agakingirizo. Kandi bavuze waheruka umero waravuze ko utagakoresha? Oya nabivugiye se ngenda gakora. Nta muntu urakuzishyiraho inda Nzovu akubwira ati waneye inda? Okay, nagira uwinshyiraho azaza n'umwana mugufiya. Nuko ngo umuntu uzagushyiraho inda agomba kuzana umwana mugufi ureshya nkanjye. Naza ari muremure ntazaba ari uwanjye. Naba twite se akavuga ati iyi nda uzayipimisha te ko ari ngufi? Oya. Hari abantu batwita babona ko umugabo bamubyanye ari imbwa agahita ashaka umuntu ufite amikoro. So nenda umuntu wakuzaho koko ubu ngubu akayikubeshya? Barahari da. Ako amakuru ya wa mudamu arya ni bamwita mama nda mudamu oya pana Mama Queen. Oya Mama Queen harya niwe ndangamirwa. Makuru ya Mama Queen ko mutakigenda na muco? Nta nubwo ni indangamirwa namukatiye, yaragiye kuzampombya, yarankubitaga kandi inzara, izo zose ni inzara. Uri kurwana nawe? Ibi. Se ni nk'icyo kintu mwakundaga gupfa?
ni birebire. Ni birebire ntabwo nabivuga. hari igihe nigeze rero kubasiga wowe na mama Queen ahantu bita i Nyamasheke, twagiye gushyingura imbogo Vava. icyo gihe mama Queen yagutesha umutwe ati ugomba kungurira aho uri none. Ubundi rya joro byaje kurangira bitewe na mama Queen. Byaje kurangira na imodoka zabaye nkeya, twe twagiye mu modokari, ngiye mama Queen yaritegeye, ngiye ngenda mu modokari ya Kiroso kuko icyo gihe Vava yitabye Imana, twe twagiye mu kazi Igisenyi. No ninjoro nibwo batubwiraga, bahise batubwira ngo Vava birarangiye. Twebwe twagiye tuzindutse tugera ahantu bita muri Pfunda, dufata umuhanda wa Pfunda turakomeza tujya za Kibuye, tujya mu rugabaniro rwa Ntuza mu karere ka Nyamasheke, turakomeza turambuka tugera mu Ityazo. Urumva ubwo twagiye imodoka yari yuzuye, twagiye benda no kudufata, abapolisi bakatureka. Ubwo nijoro Vava tukimara kumushyingura, mama Queen yabuze imodoka ari muzana. Ubwo rero nanjye ntabwo nari kumusiga, bacyose barakomeza banyura bahingukira i Kamembe mu bice bya za Rusizi. Twebwe twese dukatisha, twakatishije nko mu masaha 10 saa 11. Ngo mwarararanye? Oya, twageze muri gare nijoro mu ijoro nko mu masaha 5. Ntabwo mwararanye? Oya, ntabwo twaraye inzira, twageze muri gare mwakodesha amafaranga. Oya, byo gukodesha karoge twakodeshe kwa Stella. Oya, nese ubwo mwarigiye mwica muri gare mpaka saa 10 z'undi munsi? Oya, uwo munsi Vava bamushyingura. Oya, ngewe ndabizi twebwe twatashye hafi saa 4 z'ijoro. Nicyo gihe twataye. Mwese mujya gushaka imodoka muboneye saa 10 z'ijoro? Oya, saa 10 indi saa 10 saa 9 n'ibindi, kuko twageze muri gare nka saa 5. Manibu icyo gihe n'amafaranga twari dufite, Manibu yatweje 4,000 dutega moto zo kuva nyabwo kugera mu Queen yari atuye Masoro. Ese Nzovu wigeze ufungwaho? Ntabwo nize mfungo. Gusa ikintu utinya ni ikiye mu buzima? Ntinya? Nge nta kintu njya ntinya. Ikintu na kimwe utinya? Abantu bavuga ati njyewe ninya urupfu ni ndurutinya, kandi sanisa ruzamugeraho. Twese urupfu tuzarunyuraho. Warutinya utese, niruza ruzaza nyine rugutware. Wigeze kugeza muri situation kumva wakiyahura? Njye ntabwo nize ntekeza kwiyahura. Njye ibintu ntakora, sinshobora gutekereza kwiyahura, sinshobora kwicuza, sinshobora kugira gute. Nta na rimwe wigeze utekereza kwiyahura wenda nk'umuntu yakubabaje? Nawe kwiyahura ni icyaha, ahubwo njye ngaye abantu biyahura. Base ujya utekereza, hari abantu kuri twirirwa ku mihanda, hari abantu bajya bavuga bati n'abanyeshuri bakora akazi nako abanyeshuri biga, agiye nko ku kigo cy'amashuri akakura nk'umukobwa kumva aramukunze cyangwa iki. Mu bantu bakoresha tubona ku mbuga nkoranyambaga, nta mukobwa ubona ukumva wari wabona ukumva uramukunze, ukumva wifuza kuba wazamugira umugore cyangwa ukamupoma? Ubwo mu myaka 52 mfite ndacyakundana, uburyo utabona nk'umukobwa kamwifuza se? Ngiye mwifuza ku bantu bakoresha ni icyaha. Oya, imyaka ngezemo nta rukundo ntaki, indangamirwa nazo ntabwo nkiri kumwe nabyo. Icyo kindebesheje ishinga ni umugore wanjye. Kandi nabonye ejo bundi bari kukugaya ba Manibu mugiyeyo, wowe ufite n'isoni ngo narwaheruka barabarabe nese mangaya gute. Ejo bundi mujyana na Manibu na Nuza na Manase. Oya, biriya gusura Mama Sandrine biriya bibaho. Mama Sandrine yavuga ko namuhemukiye, ariko isaha n'isa tuzasubirana. Hari amahirwe yuko muzasubirana. Njye nawe nkwaje ariko mu bakobwa bari kuri social media dufite ba Shadibu, dufite bandi nabo basi njya mbifuza ngiye. Ntabwo akifuza kuba uri umukobwa umva nyine, umukobwa muteye mu rwego rumwe, ari umukobwa mwiza, abafite abandi basore bamureba bafite ni kofi. Ngiye bira bintu sinjya mbigenderamo. Bose bano banyabita ntureba nanagusubiza, aho kugira ngo umukobwa mwake anyumvire ubusa, najya kukigura nkafata 5 byanjye nkakigura bakamitura imwe nkarangiza gahunda zanjye, aho kugira ngo wa mukobwa azanyumvire ubusa. Nibyo bituma bagusuzugura rero. Bagusuzugura kuki ukunda kubona ibintu utavunikiye Nzovu? None se ahubwo ikiza nuko wajya guteta umukobwa akakumvira ubusa. Kuki se wumva ko yakumvira ubusa? Ntabwo na confidence wigirira.
konsofa nawe ibyo bintu nawe uri kutubabaza umuntu umutipe nkawe ni gute wumva ko ari ngombwa kujya kugura kandi ufite umukobwa watereta imyaka yo gutereta njye narayirenze akunda nimba afite imyaka 52 njya gutereta umwana w'imyaka 19 mbyaye cyangwa 20 angana n'uwanjye gute ku buryo utajya mva ko aba bashuga dadis ubu ntabwo waba shuga dadi ugafata akana gatoya kabisa ye ntabwo nabashuga dadi ntabwo nabashuga mami shuga mami gute kandi nkatereta umuntu mukuru ubwo shuga dadi na shuga mami umva bitaniye he njye simbizi nyine bitandukanye nyine shuga dadi na shuga mami shuga dadi ni umusaza utereta akana gatoya shuga mami shuga mami shuga mami shuga mami ndumva ari umuntu mukuru w'umukecuru uteretaga agahungu kakiri gatoya ubwo waba shuga mami njyewe nabashuka dadi umusaza utereta akana gatoya umusaza ibere shuga dada kugira ngo ugumye kumera gutya nyine ujya kugura indangame ugashaka nk'umukobwa w'imyaka 25 ukamugira umugore cyangwa zimwe mu ndangamirwa ugura agafatamo ukamugira umugore oya ziriya ntabwo zijya zubaka ese nagiye uba uri kumwe na ba nyabitanga neza kwa kundi waburiye wabinyuze ukumva urabishatse ukumva wasaba nyabitanga oya nyirabitanga ntabwo nyabitanga turi kumwe bameze nk'umuvandimwe duseka tugira gute byiza noneho Nzovu noneho turebe kwa agakapu wowe wateguye agakapu kari buze kuba kajyamo amafaranga agakapu ni umuntu w'inshuti yanjye unkunda ukamaye aho itenze abantu bagukunda bagiye baza kukuremera ufite 1000 akaguha 2 akaguha 5 akaguha ndagira ngo niza kubona abantu banje b'inshuti zanjye baze kuma amafaranga ngenda sesekamo none se nkubaze ubu ngubu nkawe ari we nayakuri kumva ari nkande umuntu uri buze gusetsa abandi kurusha undi yakandaza kumurusha yaka nawe yakura murusha yakandamurusha yaka agiye aza gushyamo bya bintu byo muri Kongo by'intambara kandi bira ntago byasetsa abantu nka magana ngaye bo mu Rwanda urumva mu Rwanda ari wo mufite cyangwa twese tukaza gutahiza umugozi umwe hari ibyo tuza guhuriraho hari amagambo yakaza ko utangiye nkamusubiza mbese turagenda twese dusa dukorana kuburi ari we nakubundi ubona buriya ako yakubanza asetsa cyane kukurusha sembese jeje nta n'uwabimenya rwose nibanga mukoresha mu kazi nuko najyaga mbona mubirwanira ngo nkakaza ngakavuga amafilime yakinnye ibiki n'ibiki ibyo ntabwo tubigendera ntabwo mukibigenderaho cyane ariko se yakayigeza kwishyiraho utuntu tw'utudrede ubona fresh we ntabwo uteganya kuzikubitaho direde gute yakamwana nta direde yigeze yishyiraho yarasisutse za ntabwo ari direde nubwo cyagiye yishyizemo ntuza mu mutwe hose za ntabwo ari direde nase yigeze yisukisha ntacyo ubwo ni igihe tutarabana so ugeze ubana nawe ujya kwita arashiriwe se amayinite tumuhamagare se reka muhamagare nawe nshyire kuri speaker sijye vugira hejuru yakamubimba FC ndi kumwe na Merci tuje kugufata wanze tubagusanga kwa tesi mwana tutaza mu gakeke Sodoma se reka tugusange kwa tesi neza mwebwe muri hehe turi kuza turi guturuka Kicukiro sawa muransanga Sodoma reka tugusange kwa tesi ni wapi sawa ubu yaka ntabwo yagasomye oya ni muzima tugiye dusoze baje reka dusoze baje kukureba ubu ngubu witeguye kuba wafata amafaranga agiye kukugeraho amafaranga agiye kungeraho kandi mesaronza tujyana ahantu adutemo haracyari kare biracyari impamvu adufasha kare ubundi abantu banditse ngo aho ngo nzobasha kuba yagiye kubomora yakamwana ashaka kuba arimo kunywa kamitsingi yasinze mesi bakamwese abo bantu uzababona ariko twebwe twijeje Merci ko atubona abanditse ibyo ngibyo baraza gutangara none reka nkubaza uraza ko wambaye gute ikibazo cyane mfite imyenda Merci yatuguriye ejo niyo nza kuba nambaye ubwo wa mupira umuntu uwo mupira yaho uyu mupira ntabwo nza kuwukoresha ndawubika urabubika uzajya wambara n'ahandi
Nzovu reka nkushimire ariko ubundi ntabwo ujya umenya nko kuririmba kurya riri kubitiramo akantu k'akavasi abantu uze ko bagukurikira. Reka mbwire nanone abakunzi ba Yakamwana nawe uriho, Yakamwana kuwa kabiri azarongora. Wibeshye Azaterura afite femelle umugore wabyaye w'Igitarama niwe azabana nawe kuwa mbere we na Nyirabitanga natwe tuzajya kumugurira amasafuriya udusahane bashaka n'inzu. Yakamwana azarongora kuwa kabiri. Ariko umugore ngo yamubwiye kwipimisha nanamusengeye nibura naramuka agiye kwipimisha azasanga ari muzima, asanze yaranduye umugore ntibaba kibaye. Wowe wajya kwipimisha? Nta kibazo njye najyo cyangwa byihorera. Wese uzongera kurongora ryari? Ngeze ko mfite umugore n'abana. Ntabwo bikeneye. Ntabwo mbikeneye. So reka dusoze rero, urakoze cyane, reka tukure kujya muri Janz Comedy, kamwifuriza amahirwe kandi uze kubikora neza utsinde kabisa. Ejo tuzongere duhuze bimeze fresh, atubwira ngo byari byifashe gutya. Sawa, ntabwo nza gusebya abanyamakuru kuko abanyamakuru nibo twakunze guhura. Ibyishinza gukoresha nabikoze ndi kumwe n'abanyamakuru rwose, no gukomeza nkitwara neza. Muri iyi minsi ni njyewe na Kiboke niwe waduhaye amafaranga 100,000, ni twebwe twafashe igihembo gikuru muri iyi minsi. Cyo gukora iki? Ni igihembo yaduhaye ko dusetsa abantu mu biganiro. Kiboke yavuze ko ari we muntu twashimishije muri iyi minsi. Rero turagira ngo dukomeze dutahize umukozi. Ese Kiboke yabahaye kuri mobile money gutya? Yampaye 100,000 ni Yakamwana mu ijana. Sawa nakagaruka nunkenera nzitabira ubutumire bwawe. Bye bye. Nakagaruka nongere nshimire abakunda iyi YouTube channel. Imana ikomeze ibarebe icyoroshye.